Liliane ubu ni umunyeshuri nyuma y'uko Abimana TV itambukije inkuru ye yumvikanisha ikibazo cyo nk'umwana ukomoka ku mubyeyi ufite uburwayi bwo mu mutwe kandi wakomanze ahantu henshi akabura umufasha, akaba yaramaze ibyumweru 2 yicaye mu rugo kandi adafite icyizere cyo kujya ku ishuri kubera ko nta bushobozi bwari buhari. Benshi twumvishe gutakamba kwe, ubu none ashobora guseka. Ndifuza yuko nanjye nazakura abamfashije bose n'abagerageje kumpumuriza, nanjye nkazafasha abantu bababaye babakene. Amazina yanjye ni Uwineza Liliane, nkaba nshimira abantu bose bamfashije kugira ngo ngere ku ishuri. Ubu muri kubibona nageze TTC Kirambo. Liliane wa undi mwabonye ari kurira, ubu ngubu afite ibyishimo byinshi. Kuko gusenga kwe kwarumvishijwe nubwo kumujyana ku ishuri gusa bidahagije, TTC Kirambo yemeye kumuba hafi nk'umwana ufite ikibazo cy'umwihariko. Mwese murakoze gukurikira Abimana TV. Amazina yanjye ni Uwineza Liliane, nkaba nshimira abantu bose bamfashije kugira ngo ngere ku ishuri. Ubu muri kubibona nageze TTC Kirambo, nkagera banyakiriye neza n'urukundo rwinshi. Nahabonye abarimu banyakiriye neza n'abanyeshuri bose banyakiriye neza. Ndi kubona tuzabana uburyo bwiza, ariko kuba naratanze ira video byangiriye akamaro kuko ubu ngubu ngiye nk'umwana w'umukobwa nagerageje kwivugira kugira bizangirira akamaro, n'ubu ngubu nabigezeho. Ndashimira cyane abantu bagiye baramfasha n'abagerageje kumpumuriza mu buzima bwari bwo bwose nagenda bamo, kandi ndabasezerana yuko ntazabatenguha. Ikinzanye hano ku ishuri ni ukwiga, kandi nzagerageza. Muri examen ya leta nakoze muri uyu mwaka nagize amanota 72.56, ariko nyine nari mfite na stress. Ndabasezeranye yuko nzagerageza ngongera amanota yanjye ku rwego ruri hejuru, nkayagira menshi cyane ku buryo abantu bose bamfashije bazabona yuko bataruhiye ubusa, ahubwo ko bafashije umuntu nawe akaba ari kubereka igikorwa cyiza buri wese yagakwiye kubona. Murakoze. Ngewe impamvu nahisemo kuba umwarimu, nabonye umwarimu ari we nkingi ya byose, kuko n'umuntu uba perezida nuko aba yarabaye umunyeshuri akiga, kandi ubwo bumenyi abuhabwa na mwarimu. Kwari ukugira ngo nzazamure n'abandi benshi bashaka kubona ubumenyi. Andi kumva nishimye cyane, ntago nabibabwira ngo mubyumve, kuko Liliane wa undi mwabonye ari kurira, ubu ngubu afite ibyishimo byinshi. Mushobora kubona arize mukagira ngo ni amarira y'agahinda, ntago yaba ari amarira y'agahinda, ubwo yaba ari amarira y'ibyishimo. Ndifuza yuko nanjye nazakura abamfashije bose n'abagerageje kumpumuriza, nanjye nkazafasha abantu bababaye babakene, niyo baba bifashije ariko nta bundi buryo bafite. Hari ukuntu umuntu abavuka mu muryango ukize ariko nyine ntawufasha bamo, nzagerageza kubegera nanjye mbafashe nk'uko nanjye nabonye ubu bufasha. Ngiye muri iki gihe ndi ku ishuri nzagira inshuti, ariko nyine kuri kondisiyo imwe, bitewe na life story y'umuntu hari ibintu adakwiye gukora. Ngiye nkanjye mu mazina yanjye Uwineza Liliane n'umutima wanjye ndemeranya yuko nzakora igishoboka cyose, nkirinda ibintu byanjyana kure y'amasomo, kandi nkirinda n'ibintu byo gutekereza ibintu bya stress byo mu miryango, kuko ubu ngubu aho ndi naho ni mu muryango banyakiriye neza. Hari ababyeyi beza, nabo bazambera ababyeyi. Nyine ntigeze mbona, mbese ntanagize banjye, nubwo atari abanjye b'umubiri, ariko nyine baba n'ababyeyi banjye, nta kibazo. Naryamye ariko ntago navuga ngo nari ndyamye, nari ndi gutekereza ngo isaha ndaba ndi muri TTC Kirambo ndaba meze gute, hameze ute, mfite amatsiko menshi. Ndi kuvuga ni nzagerayo mbona inshuti, ndi kwimagine ukuntu nyine abantu baho bameze, ibintu nk'ibyo. Ngewe ubutumwa naho abandi bana b'abakobwa bameze nkanjye, nabasaba ko bazajya bagira intego mu buzima bwabo, kandi bakagerageza no kurinda amasezerano bakoranye n'ababyeyi babo cyangwa basezeranyije ababyeyi babo nubwo baba batayibuka, kandi bakifata neza, ntibiyandarike nk'abana b'abakobwa. Bagiye bamenya yuko aribo babyeyi b'ejo, nibo bazaba ari ababyeyi mu myaka izaza, nabo babyara abana babakenereho serivisi runaka, kandi ibyo biraharanirwa.
bitega iki rero abantu bazakurikira Imana TV bitega iki n'iki tuzabahereza? Abantu bazakomeza gukurikirana Imana TV nshobora kurangiza mu wa gatandatu segonderi nkagira amahirwe nkigana kaminuza, nanjye nazakora umushinga runaka ufasha abana batishoboye, baba ari abakobwa cyangwa ari abahungu, nabo bakabona amahirwe yo kwiga. ni ugushimira cyane abamfashije ndetse na leta yacu. Mu gihe hashize ibyumweru bibiri abandi banyeshuri batangiye, Uwineza Liliane watsinze akoherezwa mu kigo cya TTC Kirambo ho mu karere ka Burera aracyari mu rugo. Abana b'abakene twe ntabwo tuziga, ibyiza byose bizagera ku bana bafite ubushobozi gusa. Cyangwa niba Imana iri kubona yuko kwiga TTC ntacyo bizamarira, izami bizangirira akamaro, nzabashe kwita kuri barumuna banjye. Mama we birazwi ko afite uburwayi bwo mu mutwe ko n'urubyaro afite atazi base, mu gihe uyu mwana asabwa ibihumbi 110,500 tabariyemo n'ibikoresho aba agomba kujyana ku ishuri. Ikibabaje kuri Liliane ntago ari ubwa mbere ikibazo kimubayeho, kuko no mu gihe cyashize igeze gutsinda koherezwa muri Ramburafi akabura ubushobozi. Avuga ko aramutse afashijwe akaba yakiga nk'abandi bana ashobora kuzavamo umurezi mwiza wagira igihugu akamaro. Ariko nyine ntago batwitaho, ubu twaba tuburara bo bari kurya, ubu nkajya kubatera ibibazo, nkajya kubatura ibibazo byanjye, urabibabwira bikarangira bakabirebesha amaso ntiyagira icyo bagufasha. Umubyeyi wawe muri rusange afite ikihe kibazo? Abana n'ubumuga bwo mu mutwe. Ngatubwire witwa? Amazina yanjye nitwa Uwineza Liliane. Uwineza Liliane, bambwiye inkuru yawe, bambwira ko utashoboye kujya ku ishuri. Byagenze bite? Urabona iki ni cyumweru cya kabiri abandi banyeshuri baragiye ku ishuri, ariko nyuma aho umenye inkuru yawe naje kwibaza kugira ngo nyisangize abandi banyarwanda. Ngambwira uko byagenze, utubaribwire muri rusange n'ushobora kumva inkuru yawe ko byakugendekeye. Ngewe naravutse nsanga nta papa ngira, yaragejeje no kubaza mama kubera yuko abana n'ubumuga bwo mu mutwe ntiyagira icyo ambwira. Ubwo nkura ndi umwana ufite agahinda kuba atagira se. Maze kubyara abandi bana babiri. Ihangane. Bankurikira. Nanjye nkura mba mu miryango yitandukanye, nabo nta bushobozi bafite. Narangije primaire bigoranye. Muri P6 naratsinze. Bari banyoherereje kwiga Ramburafi kubera yuko nabonye umugira neza undihira, arandira njya kwiga aho nzajya niga nta. Ndangije kuhiga, ubwo ngeze mu wa gatatu ubuzima bwari bungoye, nacishagamo nkajya kureba mu rugo, nkareba n'ababyeyi banjye, nareba uko umubyeyi wanjye abayeho no kurera abana babiri. Nanjye ngatekereza nkavuga ngo ntabwo namutura agahinda k'ibibazo byanjye n'ubuzima mbayeho aho mba. Nuko mfata umwanzuro wo kuzagenda ceceka. Nuko nyine mbaho mu buzima bugoye. Liliane nishakira buri kimwe nkeneye, bodaboda zasaza nkamenya ngo ndazishakira, nkakora ibiraka bigiye bitandukanye, nkahura n'abagira neza bakamfasha. Ariko narizi mu wa gatatu nkora n'ishaka, ndasenga nsaba Imana ngo izambabarire TTC, wenda ntazagira amahirwe nkarangiza nanjye nkaba nk'abandi bana bose, nkazabona akazi, wenda nanjye nkaba umwarimu, nkazahera kuri barumuna banjye ndi kubigisha. Ihangane. Ibyo nasenze ndi gusaba Imana byagezweho. Imana yarabimpaye, ariko naratsinze mu wa gatatu segonderi, aho nari niga muri segonderi kuri Birira. Nagize amanota 72.56. Ayo manota nayabonye bigoye. Nanjye nashizemo imbaraga ndakora cyane kugira ngo wenda intego naharaniye nzayigereho, nzateza imbere umuryango wanjye na mama, mwerekane nk'umubyeyi wanjye nubwo yandeze ari umwe bigoranye. None naratsinze, nagize amanota 72.50.
banyohereje TTC y'Ikirambo mu karere ka Burera. yego Ntabuze ubushobozi bwo kundihira, n'umugiraneza nari nabonye wo kundihira yarabirebye areba ibisabwa byose aravuga ngo nagakindiye ngo kubera yuko ibisabwa ari byinshi ngo ntabwo yabyishingira ari umuntu umwe. yego hanyuma rero ihangane ndabizi ko abazareba iki kiganiro bashobora kugufasha, wihangane. Mbwira byagenze bite, wambwiye ko wigeze gutsinda guhera mu wa gatandatu waratsinze, mu gatandatu utsinda aho byakugendekeye bite? Bari bakujyanye ku kihe kigo? Bari banjyanye Rambura fi agize amanota 26 kuri 30. Hanyuma abantu bo mu muryango nyine ntago bigeze babyitaho. Ubwo nyine njya kwiga habonetse mama tujyana ku murenge baravuga ngo baramfasha, birangira batanamfashije. Ubwo birangira nyine ngiye uwo mugiraneza abonetse arandihira. Wenda kangaruka kuri uwo mugiraneza, waratsinze baguha kujya kuri Rambura fiye. Rambura fiye ho ntibyagukundiye kujyayo, hanyuma umugiraneza arakubwira ngo ngwino biwanjye nkwigishe mu kigo kiri hafi. Yego. Nibyo nshaka kugira ngo tubwire neza. We kubera icyakubwiye ngo uze mu kigo kiri hafi? Nuko ari byo yabonye yabonera ubushobozi. Amafaranga yo kunjyana Rambura fi atayabona. Ubwo ku bushobozi bwe yaravuze ngo reka kuntererana amfashe wenda mu gihe kizaza nanjye nzigirira akamaro ku buryo nzafasha barumuna banjye ndetse n'umubyeyi wanjye. Rambura fiye biragucitse. Yego. Ujya kuri JS Birira ku kindi kigo cy'umuntu wari uvuze ngo aza gucumbikira. None harya wambwiye witwa Uwineza Liliane. Lilia, ubu ngubu rero ubu urakoze, wahoze ubimbwira ngo warakoze cyane kugira ngo ubashe kujya muri TTC barayiguhaye. TTC kubera icyo utagiye noneho? Ntabuze ubushobozi n'ibikoresho birabura, mbese nta na kimwe mfite cyo kunjyana aho ngaho muri TTC. Kuri TTC nta na kimwe ufite? N'ibiki byari bisabwa kugira ngo umuntu ajye kuri iyo TTC? Hari hasabwa minervari 49,500, hakabaho n'ibihumbi 56 by'iniforume, harimo amajipo 2, amashati 2, umupira wa Lacoste, umupira w'imbeho n'itaburiye yo gukoresha umuntu ari kwigisha, n'ibihumbi 5 byiga yigisha. Wakoze umubare usanga nangahe? Umubare w'amafaranga yuko umunyeshuri yawe yishura kugira yinjire mu kigo ni 110,500. 110,500. Byose birimo imyenda ya siporo se, ubwo inkweto n'iforume? Ibindi bikoresho biri ku ruhande umunyeshuri byishakira? Ni umunyeshuri byishakira akabijyana. Ngaho mbwira, ukimara kumva ko watsinze bagushize kuri TTC, utekereza bwa mbere ko Rambura fiye bitakunze? Naratekereje ndavuga yuko kubera nkunda gusenga, ndavuga ngo Imana izashaka ubundi buryo ibicishamo nzige, cyangwa niba Imana iri kubona yuko kwiga TTC ntacyo bizamarira, bizangirira akamaro, nzabashe kwita kuri barumuna banjye no ku mubyeyi wanjye. Umubyeyi wawe muri rusange afite ikihe kibazo? Abana n'ubumuga bwo mu mutwe. Mama wabana n'ubumuga bwo mu mutwe? Yego. Aho marangiye kingana iki? Naravutse musanga bufite. Wavutse usanga mama afite ubumuga bwo mu mutwe? Yego. Inkuru yawe rero irababaje, ariko ufite inzozi. Wambwiye ko washaka kwiga kuri TTC. Ukimara kubona abanyeshuri bamaze igihe kingana iki batangiye, bagenzi bawe bamaze ibyumweru 2? Ibyumweru 2 bigiye gushira. Mu gihe rero ibyumweru 2 bishize, wowe uri gukora iki? Abanyeshuri baratangiye, ndi kubera hari umuntu wari warambwiye ngo azamfasha ngo njyane ku karere ngo bansinyire nyine bacire mu bana bafashwa. Ubwo yarambwiye ngo nzi mu mudugudu w'iwacu nshaka igipapuro yuko tutishoboye, hanyuma nezeho kashe ku kagari, ubundi anjyane ku karere bamfashe. Yego.
ubwo mu mudugudu ndazenguruka nkajyayo umuyobozi nkamubura, nanamubona nkabona yibereye mu bye, namubwira n'ikibazo cyanjye ntabyumve ntanabyiteho. Nyuma yaho ari nko ku cyumweru hari kubura umunsi umwe ngo abanyeshuri batangire, arambwira ngo ibyo bipapuro ngo ntabwo bakibitanga mu mudugudu, ngo ntacyo tuzabona. Nuko nigira inama yo kujya ku murenge ndi kumwe na mama wawe, tujyayo. Ubundi ngezeyo barambwira ngo nzagiyeyo narerewe, ntekereza agahinda mfite ntagira icyo mbasubiza, nsubirayo ubwo nicara mu rugo. Ubwo ari nko ku wa kabiri habaye inteko y'abaturage, mama hari abiri bamugiriye inama, nuko aragenda mu nteko y'abaturage. Hari haje abayobozi avuga ko atishoboye kandi ko n'umwana we yatsinze ko akeneye ubufasha. Abayobozi baravuga ngo ubwo ngabo umurenge babyiteho. Ubwo tujya ku murenge ariko wa gatatu tugezeyo barambwira ngo ubushobozi bwo kunjyana TTC Kirambo nta buhari. Ubwo nyine ngo ni ugushaka ikigo cya DEI njya kwigaho. Ubwo ngezeyo nsubiyeyo bambwiye ngo njyane irangamuntu ya mama n'amanota yanjye ndabibasigira. Nuko kandi intego yanjye nari mfite ko ari ukugira nziga uburezi. ihangane. ihangane. ko ari ukugira ngo nziga uburezi. Wenda nubwo mama yavukanye ubumuga bw'uko afite mu mutwe yatuzuye, ariko wenda nkazigisha barumuna banjye bakiga nabo bakazakora bakagira icyo bigezaho, bakaba abantu bakomeye. Ntibazavuka ari abana bo mu bakene ngo nabo bazasaza ari abana bo mu bakene. Mbese ubundi ikintu nibaza ko hari umuntu ujya gusaba serivisi akayikwima. Abana b'abakene twe ntabwo tuziga, tuzapfa tutize. Ibyiza byose bizagera ku bana bafite ubushobozi gusa. Muvuka muri abana bangahe? Turi abana batatu. Muri abana batatu? Muri abo bana batatu biga gute rero? Bajya kubera kwishura minerval ari 1000. Mama arayishura, ariko nyine bira bindi basaba mama arabyirengagiza kuko atabona ubushobozi bwo kubyishyura. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu wavuze ko watsinze, nyereka amanota yawe, wenda haranashaka kuzibaza amanota yawe bagashaka kumenya n'ikigo wagiyeho. Uyerekana hano kuri kamera nta kibazo. Wagize amanota ngana kibazo ujya kuri mikro. Amanota yanjye ni 72.56. Wagize amanota 72 n'ibice bitandatu. Ibice 56. Ibice 56 bakohereza ku kihe kigo? TTC Kirambo. TTC Kirambo. Ndabona ari byo. Hanyuma rero harana ashaka kuzabona iki kiganiro cyawe. By'ukuri ni iki umuntu yagufasha aramusaba iki kiganiro cyawe? Ngewe icyo nshaka ko bamfasha. Umuntu wabona iki kiganiro yamfasha wenda ngaziga narangiza mu wa 6 segonderi. Nazamushimira nanjye nararangije kubona akazi narabaye umwarimu. Ndi gufasha n'abandi bana b'abakene bakuze bameze nkanjye. Icyo nabasaba. Ngewe abandi bakimara kujya ku ishuri kuko akarere ka Burera bari kugenda kuri tariki 8 kuri tariki 7. Umwana bari batwohereje ku kigo kimwe twize no kuri birira ku kigo kimwe. Yarambwiye ngo azagenda. Ndamubwira tuzagenda Imana izanakurinda. Anjye nimbasha kubona ibisabwa byose nkaza nzagusangayo. Ubwo iminsi irashira ngitegereje. Nanjye aho narindi gukora ndakora mbasha kwigurira udukoresho tumwe na tumwe nubwo ari dukeya ariko naratuguze umunege zanjye nkeya. Wakoze ibiki? Ibyo nakoze naguze inkweto za siporo,
ngura rojisitiri 3 n'amakayi manini 3, ngura n'amakaramu ahagije, ngura amafaranga wayakuye he? ayo nayo nagenda akorera biraka nkavomera nk'umuntu amazi cyangwa nk'umuntu nko kwiremba haba hararaye nkahabagara cyangwa nkamesera nk'umuntu runaka kama ibiceri nkagenda ndabibika. Nibyo rero nagira ngo tugarukeho ubu ngubu nibwo ubuzima urimo nibwo nshaka kugira ngo umbwire nyine uyu munsi ukuri kubaho. Abandi bakimara kujya ku ishuri naratekereje nta n'igikoresho na kimwe nari mfite, ndavuga nti mu gihe abandi bari kujya ku ishuri hari ukuntu nabona umugira neza akanyishyurira amafaranga ariko ntiyishingira iby'ibikoresho. Ndavuga nti reka mbe ndakora uturaka tumwe na tumwe ngure n'udukoresho duke nzakenera, wenda mu gihe wenda nabo mu miryango bazaba bari kubitekerezaho wenda ngo bananyiteho nubwo nabo mbona batabyitayeho. Hari igihe bazavuga wenda ngo igihe runaka ngo jya ku ishuri cyangwa ngo babitekerezeho babone yuko nkeneye ubufasha. Mu by'ukuri ufite umuryango? Umuryango ndawufite. Umuryango ntabwo wabwiye ikibazo se ko cyari kimeze? Imiryango narayikibabwiye ariko nyine umuryango wacu barifashije ariko ntabwo bifashije cyane, ariko nyine ntabwo batwitaho. Ubu twaba tuburara bo bari kurya, ubu nkajya kubatura ibibazo byanjye, urabibabwira bikarangira bakabirebesha amaso ntiyagira icyo bagufasha. Ibintu biraho nyine ubwo ni ukumera nk'aho mbese ndi umwana wirera wimenyera buri kimwe, nta muntu ngisabye kandi nkagerageza kubibona mu buryo bwiza atari uburyo bubi, kuko ntabwo naba naravutse ntazi data nkakura n'ababyeyi mfite ngo nanjye niyandarike ngo nifate nk'umwana wageze iyo aragera kandi nta naho nari nagera. Wari ufite izihe nzozi wenda dusoza iki kiganiro? Njye inzozi nari mfite ni uko nari kuzakura nkaba umwarimu, mbere y'uko nigisha abandi nkabanza nigisha barumuna banjye bakiga, ndi no gukorera amafaranga nkabitaho na mama wanjye niba akeneye n'ubuvuzi nkabumukoreshereza, mbese ngateza umuryango wanjye imbere. Ninde wakubwiye ko mama afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe? Abavandimwe be n'abandi bo mu miryango n'abandi bo hanze, nanjye nuko mbibona ko igihe tumaranye mbamaze kubibona. Ni nk'ibiki ubona rero? Hari ukuntu mubaza ikibazo akagusubiza ibiterekeranye, cyangwa twaba tugeze mu bibazo runaka akajya ku muhanda akabibwira buri umwe wese nta n'umwitayeho, mbese nta kintu aba ari gukora kiri ku murongo, usibye yuko akora ibiraka akatugaburira ariko ntabwo amenya ngo imyenda yashaje aratugurira imyenda cyangwa ngo dukeneye inkweto, we icye ni ukudushakira ibyo turya. Nuko hari igihe ujya gusaba umuntu serivisi akayikwima agereranyije n'uko iwe ameze, akakubonamo akakuvuga ngo ufite bene wanyu b'abakire, nyamara abo bene wanyu b'abakire batanakwitaho batanabareba habe na gato, ari ukwitwa ngo murabafite kandi nta n'icyo babamariye. Ngo rero ibyo nabivuze nkurikije agahinda nari mfite. Ariko humura, abantu bazabona iki kiganiro bashaka kugufasha kwiga, ubyizere. Nubwo wenda hashize ibyumweru 2 abandi baragiye ku ishuri, gira icyizere, ukomeze usenga Imana, wabona hari inzira Imana iciye. Yego. Reka njye gukora ubuvugizi, ahasigaye Imana izakoresha abantu bose bazabona iki kiganiro. Ndifuza ko wajya kwiga mu gihe gito gishoboka. Urakoze. Imana izagushoboze kandi ugire ibyiringiro bizima. Kumesera abantu, uri gukuburira abantu kugira ngo bashe kubona minerivare. Abantu batekereza ko amateka ashobora guhinduka. Ashobora guhinduka. Urabyizeye? Yego.